Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV na Jonathan TV show. Ni bya Mungu Etienne kuva kuri Mind TV nkuko nari mbibabwiye. Mwebwe mwumva ururimi tuvuga, abumva ikinyamurenge, ikinyarwanda, igihani gihangaza, bene wacu bahari Masisi, abanyejomba, abanyabwisha ndetse n'abanyamasisi muri rusange. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Aho bwije tubahaye mwiriwe, aho bukeye naho tukaba tubahaye mwaramutse. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mubona imbere yanyu, ni igihangange, ni icyamamare muri industry nyamurenge, yarahatwise harakongoka. Uyu munsi rero akaba yakubitiye kuri Mind TV ndetse na Jonathan TV show. Iki kiganiro rero n'ubundi turaza kubana na mugenzi wanjye turi kumwe, reka nawe atangira bibwira hanyuma tuze kwinjira muri iki kiganiro. Murakoze cyane, ni nkunda abantu Eric Jonathan TV show. Nkuko mubizi turabakiriye kuri channel zacu kugira ngo abatarakanda subscribe kuri iyo channel nubwo ari nshyashya bashobora kujyaho kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro, kandi ibiganiro byiza byubaka kandi bisana imitima. Rero turabakiriye kugira ngo tubashe kubana muri kino kiganiro. Abari buze kubona kino kiganiro ntubashe kuvaho utakirangije, ukirebe cyose kuko ni ikiganiro cyiza gishimishije kandi kiri bubashe gusana imitima ya benshi. Arakoze cyane umuvandimwe. Ejo bundi nabonye comment bavuga ko ngo ikinyarwanda cyabaye cyinshi. ariko noneho ni ibizabaye, ariko noneho ikinyamurenge caje. Ikinyarwanda buriya ni ahantu umuntu yakuriye, ariko ururimi rwacu turarukunda cyane rw'ikinyamurenge kandi tugomba kubyihata. Ni kwa kundi umuntu gusa azayibagirwa, ariko ikinyamurenge cyose turakizi. Sawa, ubwo nukuvuga ngo tuze kugerageza kugira ngo tuvuge ururimi rwacu, ni byiza cyane. Hanyuma rero umutumirwa wacu tuguhaye ikaze muri izi studio zombi. Asandi, ndishimye nananyuzwe, meze neza. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, twagira ngo n'ubundi utangire utwibwira kugira ngo byenda abakuzi bamaze kukubona henshi hatandukanye, ndetse n'abakunzi bizi TV zombi, Mind TV na Jonathan TV show, abatarakubona byenda bakubonye bwa mbere baze kumenya uyu mutumirwa ni muntu ki. Asandi, mazina nitwa Christophe Murame, ariko iryamenyekanye cyane mwese musanzwe muzi ni igishishwa. Igishishwa aka igishishwa cyane. Hanyuma Christophe, sinzi nimba warangije kwivuga cyangwa se n'ubundi buriya abanyamurenge tugira ubwo se twivuga. Nari ngikomeje tagira ngo kabisa twavukiye mu gihugu tago twarerewe mahanga, turabizi cyane. Amazina nababwiye ko nitwa Christophe Murame, kaba ndi umuheto, kaba ndi umuheto w'abagiranga, kaba ndi umwishwa w'abanyabyinshi, amwe babita abasambi, abandi kari akazina sindi kukamenya ka kabiri. Iwacu akaba ari mu mine, aho navukiye muri Bzura, ariko nakuriye mu Minembwe aho bita Nyawarimba. Nyawarimba. Muri Bzura waba waravuye ufite nk'imyaka ingahe? Z'umweru 2. Ntabwo hazi. Ntabwo mpazi. Ariko se nimba atari ibanga, Nyawarimba ushobora kuba waravuye ryari? Nyawarimba nahavuye 2011. 2011. Mu kwa 9. Mu kwa 9 uza guhita uza direct naha, cyangwa se ufite ibindi bihugu wabanje ku u Rwanda gutindamo? I Rwanda. Ko numvise urimo kuvuga igisajya, mu gihe twaganiraga numvise hazamo amaterume y'igisajya. Ni Bugande narahabaye. Hanyuma demo, ibishishwa bikaba byadusuye kuri none. Iki kiganiro turaza kugikorana gute? Twakiriye umustar ukomeye cyane kandi ukunzwe. Nabanza tubwire kugira ngo atekereze igishishwa yabitekereje gute, kuko njewe igishishwa izina ryavuye kugira ngo iryo zina rize igishishwa. Okay, asandi. Izina bita igishishwa nageze hano sanga protector niko kazi nyine abasore bakora. banjanye mu mujyi barandanguriye arangije batangira kunyigisha
batangiye kunyigisha noneho nkaza mbona bari kumadura akantu bakamadura nje mbona karite karimo kari muri karite y'ibishishwa bifashe ku kiyo. niyo mpamvu wiyise igishishwa? Niyo mpamvu nahise cyangwa ni terime yawe washatse kugira ngo byitwe igishishwa? iyo ni terime si ryo zina nise ni terime. ni izina ry'akazi cyane. uragakunze se? icyo ntugisenge. ariko se niba atari ibanga ako kazi k'ibishishwa waba ukagizemo igihe kingana gute? wagatangiye ryari iyo inspiration yo kugira ngo mu tuzi twinshi dutandukanye hari abari muri za kinyozi mu bitenge n'ibindi bitandukanye wowe ugahitamo gucuruza byenda ibishishwa? nashyitse hano abari ko kazi nkora kukamaramo nkamazemo hafi amezi agera muri 7. amezi 7 niyo umaze mu gishishwa? maze mu gishishwa kabisa. abakiriya se baraboneka? n'Imana ibatanga nje icyumba nakoze no kuzuka umugisha n'uw'Imana. none hari ibintu byinshi nshaka ko tuganiraho, ibintu byinshi nabonye waratangiye no gukina amafilime. mbirimo cyane. ukabona se birashoboka uzabifatikanya byose? kuko nabonye kwanza muvandimwe Etienne umuvandimwe afite na channel, afite channel yiwe yiswe igishishwa show. rero abantu benshi bagende bakurikirane kuri iyo channel ibiganiro abasha gukoreraho, ni ibiganiro byiza, babashe gukanda subscribe barebe ibihari kugira ngo baze bagukurikirana kandi babashe no kuzamura channel yawe. rero ubwo ibyo ni ibintu byinshi mbona uracuruza ako kazi k'igishishwa, ukina filime, ukaba ufite na channel ukoreraho ibiganiro byawe. ibyo byose ubona uzabifatikanya? byose nzarushobora kubera ko buri ikintu cyose iyo ufite intego mu buzima ntacyakunanira, ahubwo ikintu kigoye ni ugukora udafite intego y'icyo ushaka kugeraho. kubibonera umwanya se kurabona ko byoroshye? biba bikomeye ariko icyo nizeye cyo nzagerageza. none se tara yawe ya filime byagenze gute kugira ngo winjire mu rugaga rwa filime Nyamurenge? niki cyabiguteye? filime ya Nyamurenge isanzwemo inshuti zanje nk'abadibwa cyane ndetse n'abari abapeti sekere nawe abo ni inshuti zanje. rero byabaye ngombwa ko dufatanye. nibo babigushizemo cyangwa wabyiyumvishemo? ibyo byanjemo mbyiyumvamo. hanyuma ibishishwa hari abashobora kukubona ahangaha Christophe bakagutera imboni nk'uko hariya hakurya bakunze kubivuga, bakibaza se waba wubatse, waba uri ingaragu, urabukinze se cyangwa uracyari ku isoko? ahubwo navuye ku isoko. warajinze? ariko washinga ibintu byacurujwe. niyo mpamvu narimbajije iyo bavuze ku isoko hariho kugurwa no bavuga ko kiba cyajinze. bashobora kubyibaza byenda muvandi, bashobora kwibaza byenda uyu muntu yaba yubatse. hari abashobora kukubona bakakubonamo umukwe, abandi bakakubonamo umugabo. bihagaze gute? ibyo ngibyo biza bishaka ko gukwazanya kugira ngo umuntu abisobanure. ariko navuga ko ndi mu basingo turacyari nko ku isoko turajinga. buri make uri booked cyangwa se uracyari single in search? Single in search man. niba atari ibanga hari akadobo ushobora kuba waramaze nko guterwa? hafi mari ntabwo ndarya indobo kabisa, sindarya indobo. ariko ejo bundi nabonye kandi uvuga ngo uri umuhanzi uri kuririmba ese, ariko nabonye ari kuririmba n'umukobwa. wa mukobwa waza uririmbira none naza ngira ngo none mwamye mwinjirana mu rukundo. aya mani ni mu kazi ukora icyo akazi kagusaba, ariko ta relationship ndi kumwe nawe ntayo kabisa. none iby'ubuhanzi bimeze gute? iby'ubuhanzi byo bigereye mbere byenda kujya ku buhanzi tukiri ku bakunzi, waba warigeze ubaho mu rukundo
kubera ko buriya impamvu tuba turimo kubibaza hari abashobora kubyibaza kandi ubaye waranabibayemo hari ufite utaranabibamo hari ubitinya byenda wagira uburyo bumwe cyangwa ubundi uza kuba wisura ariko inka ya data nayo imfura ya data nako ibyo byo ni ibisanzwe mu buzima data nubwo uvuga nyine ngo izo ndobo mugani wawe hari abazijya mu baziriye urimo siko mvuze wumvishe nabi icyo kibazo umwana kiza gishaka kungora nsambura ukuntu nogisobanura kubera ko wakunze benshi cyangwa byenda utarabigiramo experience utarakunda ntago ari benshi nanone buriya ubwinshi buhera kuri kabiri ntago ari benshi kuri character yanjye tureke iz'abandi mba numva nkunda umuntu umwe agenda nuko ngatuza ntakugorana mu buzima ariko numvishe uvuga ko cyane cyane abadiaspora bashobora nko kugutera nk'ijisho abadiaspora ari cyo bavugaho intouchable intouchable so intouchable kuvuga nje ntago ndicarana nayisengere mu masengesho yanje sinyigira pe kuko buri wese Imana bifite wamugeneye uzaza wese nuko uzamwakira natwe papa aradukujije kandi turi muri Afrika soko none tubwire rero hejuru y'ubuhanzi byahekeye hehe naherutse bavuga ngo indirimbo studio iri hafi bimeze gute iri hafi icyo nti mu gisengere mu gitegereze iri hafi ni umwanya wabuze ariko irahari kabisa iraza vuba indirimbo irahari yawe ubu ngubu ntuzongera kuririmba za zindi nabonye za Meddy ariko Meddy ibyo byose ushobora kuba ukunda Meddy cyane none se uba uzuvugana nawe oya so kuvuga mvugana natago waguhuza nawe se akagushakira contact ze wo kumva umerewe gute je ni ibisanzwe ntakintu nkomeza kuko nawe aho yageze nshobora kuhatambuka hako byose uramukunda nkuko bivuga ngo uramukunze kandi umuntu yiri umufana w'umuntu ukunda ibintu byiwe nuvuga ngo ubashe kubona contact ze zo kugira ngo mushobore kuba mwaza muganira cyangwa mukaba inshuti numva ko hari ibyishimo byo wogira kubera ko si uwo munsi byoba byaje kubera ko bihora mu mutima ibyishimo icyo ni ikintu cyarema Imana yaremwe mu muntu nta n'isoko ribicuruza wenda uvuga ngo mfite bike mureka ngende shopping nongere ku byo mfite ibyifuzo nako ibyishimo ni ikintu Imana ishira ni ibyishimo by'uko nyine wowe Meddy musigaye muvugana noneho wari ukunda ibihangano bye wari ukunda indirimbo ziwe donc noneho mukaba muza muvugana zoba byiza cyane hanyuma Christophe mu minsi itari myinshi kandi itari mikeya uba ugeze muri industry Nyamurenge aha muri Kenya niki cyakwinspire cyane kugira ngo uze kuri izi kamera mu gihe kuko wari uvuze ugize ameze agera kuri 7 mu bishishwa ariko ntangiye kukubona vuba muri industry kandi wayijemo neza ni nk'ikiye kintu cyaguhituye wumva ko ufite impano yo kugira ngo uze kugira ibyo ubwira abadukurikira muri iki gihe impano yo navuga ko iyo nakajya niyumvamo kubera ko no mu busanzwe mu buzima nkunda umupira twajya kuri match ninjye wagiraga bampaga umwanya munini wo gusetsa abakinnyi urabizi umukinnyi mu kibuga yatishimye ntashobora gukora ibintu neza twakaza dukora akantu kajyanye na morale nkabasetsa nkabashimisha tukajya muri match tumeze neza ku bwanjye wenda nyine byo gusetsa byaje kuva kera ariko impano yanjye yakundaga yari umupira w'amaguru none se ubwo usanga ufite impano nyinshi gusetsa gucuruza gasi impano gucuruza buriya nayo biza mu mpano bija kwinginga si impano biza mu mpano business ni impano hari abantu bafite impano yo gucuruza we nimba kuri wowe byenda atari impano byenda ni akazi ukora kugira ngo kaguhe
ubuzima bwa minsi nako yose. gushaka kankoto gusa ariko ntago ari impano. Hanyuma rero impano yawe wiyumvamo ufite haba iyo y'akabumbu waruvuze, comedy, gukina movie, actors, ni iyihe mpano uzumva cyane cyane yawe? Navuga gusetsa abantu niyo cyane cyane ruti ibindi, kubera ko umupira amahirwe umuntu arimo avinavamo. Nimba ari impano yawe yo gusetsa rero, ubu nyine byenda abadukurikira bakeneye guseka, uwaguha iminota umwe cyangwa ibiri kugira ngo setsa abakunzi ba Mind TV barimo kudukurikirana ndetse n'aba Jonathan TV show. Nkantu no basekereza kandi no basekereze bitegure show bazoze mbaye mbabwiye bayitegure nguwo wumva afite imbavu zijegajega ntakazi. Uretse iyo show nk'ubu nyine barimo kukureba, barimo kugukurikirana kandi bakeneye guseka. Ufite impano yo gusetsa. Yes, ufite impano yo gusetsa. Bankudusetsa muvandi. Kandi hari n'abagira n'igitekerezo cyo kuba bagufasha muri iyo mpano yawe kugira ngo babashe kuba bagira igikorwa bakora kuri wowe, kugira ngo wenda bashobora kuba babona uburyo usetsa bakabona n'impano kandi bikabashimisha, bakagira inkunga bashobora gutanga kuri wowe yo kugira ngo impano yawe izamuke. Rero cyangwa bagahita birukira kuri kubishishwa TV show bakaba babonye igisubizo byenda cy'uburakari no mujinya n'ibindi babantu bamwe baza bicara bakaba babonye rero umuti kugira ngo babonyeho bazaza basekera agatorero aho bagiye kuzaza bicara bagakurikirana ibyo ukora, ibihangano byawe, ndetse bakanezezwa no gukomeza kukureba. Okay, ngiye guhera ku tuntu tubiri twancyanze kigeri no mu mujyi. Yes. Narananiwe gutandukanya na shu na tishu. Zose nkazangira ngo ni imboga. Shu na tishu. None se kuba byacanze byenda ababyumva nabo bishobora kubacanga uko byagucanze. Waje gusanga bitandukanye gute? Haje kumenya ko shu ari papier nako tishu ari papier hygienique, shu ari imboga. Uri kumva hatu bitandukanye. Icya kabiri gutandukanya takataka na umena byari byarananiye. Ko bidahuye bitanavugise cyane. Noneho kubera ko nashikiye nkumva ngumena takataka iri inyuma, kamangira n'ikibintu bahuza bagakora melange. Byose ukumva ari nk'ibiryo. Je ndakaza mbibara muri kategori y'ibiribwa. Zari imvange mbese muri make. Niwe babimenye data waje. Kabyara uzagisha. Ukomeje kuri ako kantu nkuko waruvuze mu bihumbi wavuze ngo 2001 wavuye ruguru. 2011. Ukomeje kuri utwo tuntu uhitangira amasiko kukubaza mu gihe wari ruguru mu Minembwe cyangwa muri gakondo. Ninkutuye tuntu wumva mu rubyiruko rwawe wibuka twagiye tugushimisha muri gakondo ushobora gusangiza byenda abatarahabaye cyangwa abakihari ukabibibutsa. Ikintu cyanshimishaga nkiri gakondo kwari ukuragira. Kuragira no kubirura amata. Wenda benshi kubirura ntibuzumva ariko nicyage bari gukama baharangiza ugasoma kuri ya mata ashushe. Ibyo demo ntiyarabizi. Abimenye. Ibyo ndabizi ko nje naje. Hanyuma icya kabiri kurya imishashi. Icyo kintu cyangwa mu birara babaye mu biraro mu rurenge navuye ndi mutari ko bari baranjanye mu rurenge papa. Mu rurenge ibivundu n'amata uzubijya ukamahumva ibibazo byose bishize muri uwo mwanya. Na hino twaje kurya ibibikatsi gusa. Jino ni nk'ibikatsi usanga kumbati kugira ngo ubone nukuri bo gufunguka kubita imyaka 30 piri tarabona umwumbati. Wanawubonaga ntubonaga y'ibirura. Urabi nuko biri n'amazi ya robine. Hanyuma uretse bijyanye no kuragira muri activité z'ubwana z'ubusore kakantu wumva mu buzima udashobora kuzibagirwa. Kiri muri gakondo. Kiri muri gakondo akazi n'ubundi nakoraga kwari nako sakazi zari inshingano nk'umwana. Kuragira
nava kuragira akantu nakundaga kurusha ibindi nabonye ko gushyira ibijumba mu mwobo ukitwaza ikibiriti ukacana inkwi maze bigasha bigahwira imbere mu mwobo icyo kintu cyari icyambere inkasi zari cyane nk'ibyo bijumba ako kantu ko sinzokibagirwa. Ni ukuvuga se wararagiye cyane? Ntabwo ari cyane ariko nyine iminsi nabikoze yaranshimishije. None se urebye kuba waravuye muri gakondo uri umusore ugeze muri Kenya, u Rwanda, Uganda, byenda kuba kiri muri gakondo cyangwa se abari ku rugamba, wabigereranya gute? Twebwe turi n'aha mu mahanga n'abasigaye hariya muri gakondo, ni ibihe bintu byagutangaje wumva ushobora kubwira n'uri hariya byenda wumva bitari bikwiye kuba ku munyamurenge kanje nawe? Abiriye cyambere cyo no bavugaho ni intwari batubereye aho tutabaye, baturindira ababyeyi imiryango n'ubu baracabirimo ntibacitse intege. Icyo cyo ndagishima cyane, njye icyo umuntu andushije ndayamanika ndemera. Icyo kintu kabisa Imana yo mu ijoro ikomeza kibampera umugisha. Ye ni ukuri aho kuvugana nanje umubiri wanje uzoje irangata nari nzotaha uzumva umuntu ni ukuri bizabincengura kumva umuntu yafuye hana yagiye irangata zama numva sinzi uko mbaye mbasezega ndi muzira. Urumva uko ufitemo uwo mwete canke witoye kugira ngo nawe ubashe kuzamuka gutabara? Njyewe ntago ngomba gukubita 35 nkiri mahanga. Nzataha kandi nkiri umusore uwo fanti ofiri muhire kwitongo ry'abasogokuruza neza niyo kandi uri muri process se byenda ushobora kuba mu myaka ingahe cyangwa amezi angahe udashobora kumva wafashe rutemekirere werekeje byenda za Amerika n'ahandi? Hano mpabaye hano muri Kenya ho mpabaye ku mwene gihugu ta process hano wenda Bugande biramutse bibaye byoba byiza ariko nanone mahanga ati hazotuma nubundi ndamutse ngiye ntago hotuma ntaha tago gutaha no gutaha ubwiye mahanga ntabwo hotuma utaha ndateshagujwe shi nzotaha tago honyibagize muhira bura mu majepfo no mu majaruguru imuhira niho hambere. Hanyuma byenda imyaka ugize mu mahanga ni nk'ibihe bintu wagaye? Bavuze ibyiza by'iwacu, uvuga gusomera, uvuga kotsa ibijumba, wabicukuriye umwobo, uvuga kubirura n'ibindi byinshi byiza utavuze. Ni ibihe bintu maze kureba mu mushasha wagaye bya bindi rwose utakwifuriza umuntu ukunda ko ashobora guhura nabyo? Ikintu cyambere nagaye cozo munzu. Cozo munzu ni ukuri ndarabigaye mufizo tumanta nicyo kirimo cozo munzu. Icya kabiri nanone nagaye ini mahanga tuzi umenya umugabo tuzi umenya umwana ruguru habaga imfura naha turazifite ariko tibanyumve nabi izo dufite ninke ugasanga ruguru imfura hari imfura ntashobora kuvugisha umwana yobyara tibyabagaho ariko hano urimo kwamusanga umuntu w'umusaza n'uruhinja ngo yamubonye muri mira yamubonye muri mira nike ngo mu kirori kibaza icyo kirori kakibura. Ikirori ubwo bishatse kuvuga iki? Yamukunze se none kuvuga ngo yakubonye muri mira icyo kintu nkakigaya. N'ikindi imico y'imahanga n'imyambarire y'imahanga ruguru bambaraga bakikwiza ebana wamenye ino turi mu kumenya umumama uri mu gusanga umumama mu kajipo umwana mu ijipo itabijipo ikabiyo pataro muri gakondo ganavuye nta muntu nta mugore urambara ipataro cyangwa umukobwa. Twibage umuco wacu ari mwiza nkomeze mbibutse ko basubire ku muco w'iwacu n'uwa mbere buri w'abanyamahanga bari uw'abandi buri ntabyiza byawe wica byinshi. Ukomoje ku muco ni byiza ko umuco wacu wagaruka ukaba mwiza. Urebye umuco w'iwacu uracabona koko hano ko
bataye totali umuco barawutaye cyangwa se hari agasigaye? Agasigaye buriya bazavuga ngo ntantwara ipfira gushira. Baracyahari ariko nanone guhera 97% abo barawukubuye. Hari ukuntu twagiye tuganira n'abashobora kwitegereza uvuze ku muco wambaye ishati idafunze amato bakibaza se buriya koko we niwe ufite umuco kwera? Aya ntiwabonye ko hari akazuba wewe ushaka ntogote? Ni nkaho turi ku gatorero. Aka gatorero turi kubona ko twatogose wewe. Iriya ruguru se hagaze utorera data? Icyo gihe nari ntaraje ku gatorero ariko nakaza mbona bakajaho. Yego. Hari ukuntu twagiye tuganira turi kumwe nje nawe bikurikiranye n'uwo muco kuko reka wenda simbuke gatoya mvuge ku bijanye n'ibintu bijanye na gikristo. Hari ukuntu wagiye umbwira ngo hari abantu basigaye ushobora kumubwira byenda kuba Kristo adakijijwe. Ejo bundi bamwakire mu kanisa bambonye nyine no kwera ko nabizi nabaza tubwire ko akijije gatubwire data nyine nicyo ngicyo banza umaze ko akijijwe ubone kumubaza ibijyanye no gukiza. Ntago mpaganye ntago upaganye tumeze nkaho undi bavuze ngo hari ubwo yigeze gukizwa. Twarakijijwe niba atari ibanga wakijijwe gute bishishwa? ariko sinigeze mba muri kategori y'abapagani. Wenda mvuze nabayeyo no gusobanura ukuntu byari bimeze ariko nje iyo kategori sinigeze nyibamo. Tigeze uyibamo. Kategori y'ubukristo urimo ihagaze gute? Meze neza. Kuba ndakwazanya nawe nibyo birahagije. Kuba tubanye neza muri uyu muhanda. Ese ntiwoba gusa wenda ari ukudakwazanya kuko wenda hari imfura nka kwa kundi wazumbwira ngo aho kugira ngo se utabaye umukristo ntiwoba imfura. Hari kurya imfura ntezi kwazanya n'abantu. Ushobora kuba uri imfura ariko utari umukristo. Muri ivyo tankwaza. None muri ivyo uri umukristo cyangwa uri imfura? Ndamenya aranje ndimo. Ariko ndi kubona ibufura yo irimo. Ariko n'ubukristo nabwo byose birajana. Rero dusimbuke kuri ico hari ukuntu twarimo tuganira urambwira ngo ubu nyine abayumbe bubu basigaye bambara impande. Ico kintu nabonye ugikomoza ni gute wababonye abayumbe biriya ruguru nkuko arubazi nabubu ubona itandukanira riri? Mureke twese dusangire iki kibazo. Nanje ngo dusangire iki kiganiro tuganire dusasengura ikintu neza. Nageze hano nibwo nabonye umugabo akenyerera igitenge mu gituza. Babita mu kinyamabere. Nanze kubavuga kugira ngo ndakwazanye. Birantangaza cyane. Barahari. N'abasore wenda twunangana cyangwa kandi utamuvuga ke bari mu gukora ibyo bintu. Sinshaka kumuvuga amazina ariko abenshi ndabazi bakora ibyo. Kuva navuka ikibumbe cy'iwacu nari ntarabona umugabo kenyera. Gufata igitenge. Iyo message yo mu gitenge yari itarazi iwacu. Imbaraje gari uko twageze mu mujyi. Ariko hari itangaza abashaka gukenyera nabazaniye n'ibitenge nuko ntabyo nazanya. Ariko birahari. Baze kunteza imbere ndagabanya ibiciro. Kubera ko kuja gukenyurira umuntu utagushize muri budget yiwe igitenge yaje kizanya ari ikiwe. Biza bikwazanya hari n'ukuntu hari abakoze isoni umuntu kandi utabizi. Ariko ikiza kabisa ushaka gukenyera harimo bakado. Banyegere. Urabifite ku bwinshi. None ibyo bahisemo bakabyiyumvamo tubashigikire. Kandi uvuze ku bijyanye n'imyambaro ukomoje byenda kuri bashiki bacu abagore na ba mama byenda mu bijyanye n'imyambaro uburyo basigaye bambara bicumuza. Ni nk'iki ushobora kubivugaho kuri iyo cyangwa se namushobora kubitangaho? Bicumuza gute ngasobanura icyo kintu wari ubivuze uri gusanga imyambarire bataye umuco. None washaka kuvuga iki?
okay uri mu guhura n'umwana w'umukobwa w'umunyamurenge abanyagihugu bo ni bisanzwe wenda uwo mwenda ntopfa kuwambara mu gicuku abimenye ibyo ndabizi kubera ko nje naje hanyuma icya kabiri kurya imishashi icyo kintu cyangwa mu biraro babaye mu biraro mu rurenge navuye ndi muto ariko bari baranjanye mu rurenge papa mu rurenge ibivundu n'amata uzubijya ukama wumva ibibazo byose bishize muri uwo mwanya na hino twaje kurya ibi bikatsi gusa vino ni nk'ibikatsi usanga kumbati kugira ngo ubone ni ukuri bo gufunguka kubita imyaka 30 utarabona umwumbati banawubonaga ntubonaga y'ibirura ni ukubiri n'amazi ya robine. Hanyuma uretse ibijyanye no kuragira muri activite z'ubwana z'ubusore k'akantu wumva mu buzima udashobora kuzibagirwa kiri muri gakondo kiri muri gakondo akazi n'ubundi nakoraga nako sakazi zari inshingano nk'umwana kuragira nava kuragira akantu nakundaga kurusha ibindi nabonye ko gushyira ibijumba mu mwobo ukitwaza ikibiriti ukacana inkwi maze bigasha bigahwira imbere mu mwobo icyo kintu cyari icyambere inkasi zari cyane nk'ibyo bijumba ako kantu ko sinzokibagirwa. Ni ukuvuga se wararagiye cyane? Ntabwo ari cyane ariko nyine iminsi nabikoze yaranshimishije. None se urebye kuba waravuye muri gakondo uri umusore ugeze muri Kenya, u Rwanda, Uganda, byenda kuba kiri muri gakondo cyangwa se abari ku rugamba, wabigereranya gute? Twebwe turi naha mu mahanga n'abasigaye hariya muri gakondo. Ni ibihe bintu byagutangaje wumva ushobora kubwira n'uri hariya byenda wumva bitari bikwiye kuba ku munyamurenge canje nawe? Abiriye cyambere cyo no bavugaho ni intwari batubereye aho tutabaye baturindira ababyeyi imiryango n'ubu baracabirimo ntibacitse intege. Icyo cyo ndagishima cyane nje icyo umuntu andushije ndayamanika ndemera icyo kintu kabisa Imana yo mwijoro ikomeza kibampera umugisha. Ye ni ukuri aho kuvugana nanje umubiri wanje uzojirangata nane nzotaha uzumva umuntu ni ukuri bizabincengura kumva umuntu yafuye hana yagirangata zama numva sinzi uko mbaye mbasezega ndi muzira. Urumva uko ufitemo uwo mwete canke wito yo kugira ngo nawe ubashe kuzamuka gutabara? Njewe ntago ngomba gukubita 35 nkiri mahanga. Nzataha kandi nkiri umusore uwo fanti yofiri muhire kwitongo ry'abasogokuruza neza neza. Kandi uri muri processus byenda ushobora kuba mu myaka ingahe cyangwa amezi angahe ndashobora kumva wafashe rutemekirere werekeje byenda za Amerika n'ahandi? Hano mpabaye hano muri Kenya ho mpabaye ku mwene gihugu. Ta processus hano wendi Bugande biramutse bibaye byoba byiza ariko nanone mahanga ati hazotuma nubundi ndamutse ngiye ntago hotuma ntaha tago gutaha no gutaha ngugiye mahanga ntabwo hotuma utaha ndatesha gujwe shi nzotaha tago honyibagize muhira bura mu majepfo no mu majaruguru imuhira niho hambere. Hanyuma byenda imyaka ugize mu mahanga ningibihe bintu wagaye wavuze ibyiza by'iwacu uvuga gusomera uvuga kotsa ibijumba wabicukuriye umwobo uvuga kubirura n'ibindi byinshi byeze utavuze, ni ibihe bintu maze kureba mu mushasha wagaye bya bindi rwose utakwifuriza umuntu ukunda ko ashobora guhura nabyo? Ikintu cya mbere nagaye cozo munzu. Cozo munzu nukuri ndarabigaye mufizo tumanta nicyo kirimo cozo munzu. Icya kabiri nanone nagaye ini mahanga tuzumenye umugabo tuzumenye umwana ruguru habaga imfura na turazifite ariko tibanyumve nabi izo dufite ninke
ugasanga ruguru imfura hari imfura ntashobora kuvugisha umwana yobyara ntibyabagaho ariko hano urimo kwamusanga umuntu w'umusaza n'uruhinja ngo yamubonye muri mira yamubonye muri mira nike ngo mu kirori kibaza icyo kirori kakibura ikirori ubwo bishatse kuvuga iki yamukunze se none kuvuga ngo yakubonye muri mira icyo kintu kakigaya n'ikindi imico y'imahanga n'imyambarire y'imahanga ruguru bambaraga bakikwiza ebana bamenye ino turi mu kumenya umumama uri mu gusanga umumama mu kajipo umwana mu ijipo itaba ijipo ikaba iyo pataro muri gakondo ganavuye nta muntu nta mugore urambara ipataro cyangwa umukobwa twibage umuco wacu ari mwiza nkomeze mbibutse ko basubire ku muco w'iwacu n'uwo wa mbere buri uw'abanyamahanga bari uw'abandi buriya nta byiza byawe wica byinshi ukomoje ku muco ni byiza ko umuco wacu wagaruka ukaba mwiza urebye umuco w'iwacu uracabona koko hano ko bataye totali umuco barawutaye cyangwa se hari agasigaye buriya bazavuga ngo ntantwara ipfira gushira baracyahari ariko nanone guhera 97% abo barawukubuye hari ukuntu twagiye tuganira n'abashobora kukwitegereza uvuze ku muco wambaye ishati idafunze amato bakibaza se buriya koko we niwe ufite umuco kwera aya ntibabonye ko hari akazuba wewe ushaka ntogote ni nkaho turi ku gatorero aka gatorero turi kubona ko twatogose wewe iriya ruguru se hagaze utorera data icyo gihe nari ntaraje ku gatorero ariko nakaza mbona bakajaho yego hari ukuntu twagiye tuganira turi kumwe nje nawe bikurikiranye n'uwo muco kuko reka wenda simbuke gatoya mvuge ku bijanye n'ibintu bijanye na gikristo hari ukuntu wagiye umbwira ngo hari abantu basigaye ushobora kumubwira byenda kuba Kristo adakijijwe ejo bundi bamwakire mu ikanisa wambonye nyine no kubera ko ntabizi nabaza tubwire ko akijije gatubwire data nyine nicyo ngicyo baza umaze ko akijijwe ubone kumubaza ibijyanye no gukiza ntago mpaganye mani ntago upaganye tumeze nk'aho undi bavuze ngo hari ubwo yigeze gukizwa twarakijijwe niba atari ibanga wakijijwe gute bishishwa ariko sinigeze mva muri kategori y'abapagani wenda mvuze nabayeyo no gusobanura ukuntu byari bimeze ariko nje iyo kategori sinigeze nyibamo tigeze yibamo kategori y'ubukristo urimo ihagaze gute meze neza kuba ndakwazanya nawe n'ibyo birahagije kuba tubanye neza muri uyu muhanda ese ntiwoba gusa wenda hari ukudakwazanya kuko wenda hari imfura nka kwa kundi wazumbwira ngo aho kugira ngo se utabaye umukristo ntiwoba imfura hari kurya imfura ntizi kwazanya n'abantu ushobora kuba uri imfura ariko utari umukristo muri ibyo tankwaza none muri ibyo uri umukristo cyangwa uri imfura ndamenya aranje ndimo ariko ndi kubona iyi bufura irimo ariko n'ubukristo ntabwo byose birajana rero dusimbuke kuri ico hari ukuntu twarimo tuganira urambwira ngo ubu nyine abayumbe bubu basigaye bambara impande ico kintu nabonye ugikomoza ni gute wababonye abayumbe biriya ruguru nk'uko wari ubazi n'abubu ubona itandukanira riri mureke twese dusangire iki kibazo nanjye ngo dusangire iki kiganiro tuganire dusesengura ikintu neza nageze hano nibwo nabonye umugabo akenyerera igitenge mu gituza babita mu kinyamabere nanze kuhavuga kugira ngo ndakwazanye birantangaza cyane barahari hari n'abasore wenda twunangana cyangwa kandi utamuga ke bari mu gukora ibyo bintu
sinshaka kumuvuga amazina ariko abenshi ndabazi bakora ibyo kuva navuka ikibumbe cy'iwacu nari ntarabona umugabo kenyera ko fata igitenge iyo message yo mu gitenge yari itarazi iwacu nimba yaraje gari uko twageze mu mujyi ariko hari itangaza abashaka gukenyerana bazaniye n'ibitenge nuko ntabyo nazanyaha ariko birahari baze kunteza imbere ndagabanya ibiciro kubera ko kuja gukenyurira umuntu utagushize muri budget yiwe igitenge yaje kizanya ari iciwe biza bikwazanya hari n'ukuntu hari awokoze isoni umuntu kandi utabizi ariko ikiza kabisa ushaka gukenyera harimwo bakado banyegere urabifite ku bwinshi none nimba ari byo bahisemo bakabyiyumvamo tubashigikire. Kandi uvuze ku bijyanye n'imyambaro ukomoje byenda kuri bashiki bacu abagore na ba mama byenda mu bijyanye n'imyambaro uburyo basigaye bambara bicumuza ni ngiki ushobora kubivugaho kuri iyo cyangwa se namushobora kubitangaho bicumuza gutenga isobanura icyo kintu wari ubivuze uri mu gusanga imyambarire bataye umuco none washaka kuvuga iki? Okay, uri mu guhura n'umwana w'umukobwa w'umunyamurenge abanyagihugu bo ni bisanzwe wenda uwo mwenda ntopfa kuwambara mu gicuku. Hanyuma ibishishwa uko tubizi ibyo twagiye dukurikirana mu mpano nyinshi ufite demo hari iyo dushobora kuba twasize byenda ndetse cyane kubera ko buriya agiye ataririmbye ntago nakumva ko ibintu byagenze neza ni ngombwa ko abanza kandirimbira kugira ngo tubashe gukomeza kunezerwa n'ibiganiro byiwe nuko ashiramo indirimbo kuko afite ijwi ryiza kandi hari ababikunze afite impano nziza impano yo kuririmba akagira ijwi ryihariye yewe na studio nanje no mufasha uburyo twogera muri studio ngahe ariko anyumvisha iyo mpano mbere yo kuririmba banza tubwire impamvu atitabiriye byenda Murenge Got Talent natubwire no yimenya gute munkorera fundraising ya phone icyo gihe hari bimwe bizabikoreka simbimenye bivuga ko Murenge Got Talent igihe habaye ntabwo yigeze ubimenya niwe nyumvanya aho wicaye sinari nzuki naha seri muri make urumva nose Miss Murenge wayimenye gute nimba utaramenye Murenge Got Talent nuko dibwari inshuti yanje azampamagara icyo gihe mwari mutaraba inshuti kuri Murenge Got Talent mwari mutaraba inshuti oya sinzi yongiyo yarandenganye umugani w'abarundi kandi yaje nyuma ya Miss Murenge niyo yabanje y'umwaka ushize umwaka ushize narindi Mombasa ibyo byose byabaye muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu uyu ariko yavuze ko yari Mombasa nuko bamwisi yanjenye ngaho rero tugezeho ibihangano twumve ukuntu umuhogo umeze ijwi ryiza data wahanginze data ntungore turi kumva ko ndi mu kibaze none man uri mu kungora yumva kubera uri inshuti yaje oya nukugira ngo n'abakunzi bawe ikintu bakuziho nukuza ubanezeza iyo ubikoze iyo uririmbye baranezerwa kandi bigatuma bakurikirana cyane ndetse no mu bigano uzaza uko uzushiramo indirimbo icyo ntuka kijane masayina sawa twumva ijwi data ryiza kandi ngo aririmba atubwire n'impamvu azaririmba indirimbo za Tom nako ni za Meddy wenyine mbanza mbisobanure cyangwa ukumva woririmba na kavensi kamwe gusa turirimbe numara tubwire cyangwa dushire mu gitaramo n'ubundi dutarame tugere ku musozo dushake turare mu gitaramo zukuraho akaririmbo kamushiraho kandi dukore playlist ibyishimo biri mu kugabanya za pressure banko turirimbira n'amavuta bari amavuta menshi ngo ndi mu kuyagabanya banko turirimbira reka ngerageza ko uyu munsi ufite base mu bintu naje ntiteguye nicyo cyarimo ntabwo ari witeguye kuririmba ariko bazavuga ngo umugabo ahaterewe niho azayitabare ngo aho usanze umwami niho umuhamiriza nuko nyine reka ngerageze mu nyihanganire uyu munsi ufite base itabaho akababaje umutima
kazindura amakuru inzira yambonye ntente nkomeza kurwana n'umutima nagaragaje kubivamo none sanse gushaka disiweyo kakajwi kawe numva gakinkurura naje gakikiriza nasanze indirimbo mu matwi yanjye mani isuye byose kubera ko ukunda indirimbo za Meddy mani niwe muntu nkunda kurusha abandi cyangwa ibyenda izo ndirimbo zaba zarasohotse uri mu rukundo oya kuko wenda zasohotse ndi umwana zimwe na zimwe inyinshi zisanga nanjye umaze kuba umusaza ariko ndazikunda data none ko ntabwo ndumva byenda uririmba indirimbo za gospel nta ndirimbo ya gospel ushobora kubukunda ndi mubyaye niba duhagapera indirimbo imwe nayo ikubaka mu byagakiza kiwe cyangwa kuwundi akushaka karimo kukubaka muri iki gihe karimo kunyubaka n'akaririmbo kavuga ngo ni Yesu wese kuki uhora wishimye wese kuki uhorana akanyamuneza iyo nshubije nta wundi nirurangirane ni Yesu ayo mahoro mumbonana ni Yesu ntacyo nagushoboza atari Yesu ngo ahubwo mbonere ushima Imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangizo ndiwe ayo mashimwe n'ayawe oh my God thank you ni wewe mporana ku mutima wambwiye ko no mu gikombe cy'urupfu mana uzantsindira urwo rupfu mana wow iyo ni indirimbo ya nyakwigendera Buravan rero tumwifuriza iruko ridashira rero ndumva ijwi ni rya rindi twiteze indirimbo yawe noneho icyo ntugisengere yawe icyo ntugisengere ewana uje mu mashini ntuzadutenguwe kuko muri Miss Murenge tuzagutumira nk'umuhanzi tuzagusabira kwa Dodosi Papa Dodosi na Papa Legend bazagutumira nk'umuhanzi uzaririmbire Miss kugira ngo na wa mugeni ukeneye turebe niba ushobora kuzamukuramo icyo ntugisengere mu bibazo dufite icyo ntikirimo rero nta kibazo reka turangize tuzasubira naho utaha